ndagerageza nyine ku bushobozi bwanjye ariko nyine ngasanga nyine ni ibintu bingoye ariko habaye hari n'umuntu wenda yumva yansapotinga umuhanzi mfata nk'icyitegererezo ni Sintex. Sintex ni umuhanzi nyine tugenda dukubitana urwo rugendo nyine iryo joro ryose n'amaguru ubwo se harimo nk'amasaha angahe kuhagera? harimo nk'amasaha n'ukuri Sintex nagiye mwumva mu ndirimbo nyinshi wenda abaye wenda nzanagira n'amahirwe yuko yanyumva. Nari mfite mushiki wanjye mbaye mbyutse nkumva wenda ngo ndajya kuri Kiss FM ntabwo bibaho kereka ndi bujye kudodesha nka Rugabire mu isoko so ndi bugende nambaye basi kugira niyo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwe mudukurikira muri mu nce zigiye zitandukanye, abadukurikira muri mu majyepfo y'u Rwanda, uburasirazuba, uburengerazuba, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, abari hanze y'u Rwanda muri diaspora, namwe tubateye yambu cyane. Nge ndi KB Mix nkuko bisanzwe, iyi ni Kabu Nation. Mu kiganiro rero tuba turi kumwe n'abaterankunga bagiye batandukanye, ariko mbere yaho gato aha turi ni kuri Kirehe Sun City Motel. Kirehe Sun City Motel ni motel iherereye mu karere ka Kirehe i Nyakarambi ku muhanda ujya Rusumo, uvuye neza mu mujyi wa Nyakarambi ubugeze kuri Kirehe Sun City Motel. Kuri Kirehe Sun City Motel tuhasanga ibintu bitandukanye, birimo amacumbi, birimo breakfast ya mu gitondo, kukwakira kwa buri munsi, baba bagufitiye inkoko ibumbye, ifi, ifiriti ndetse n'ibindi byose bisanga muri Kirehe Sun City Motel. Mu kiganiro kandi tuba turi kumwe na Claude Phone Tech, ugufitiye ibyuma byose bya electronique, ugukorera telefone, StarTime ndetse n'ibindi byose ukenera bya electronique ushobora kubibariza kwa Claude Phone Tech. Kuri kamera za Kabu Nation ndi kumwe n'umusore muri kurora yifunze ubururu ka gitari imbere ye, microphone yegereye umunwa, afite nakandi kana ari gusoma. Ikigaragara nuko biba bimeze neza cyane. Reka tumuhe ikaze kuri Kabu Nation. Urakaza neza. Watangira wibwira abadukurikiye ariko by'umwihariko mu buryo bwa gihanzi. byose ndabyoroshya nkabigira slow kuko urwo ngukunda ntirunsaba kubyirukansa. Look in my eyes, tell me what you see, what you see. Yeah. Ati byose ndabyoroshya, tell me what you see. Ati ubwo amazina nitwa Aime Constante cyangwa se Boyman. Uraza kongeraho gake kwijwi kugira ngo tuze kukumva neza. Uti amazina ni Aime Constante cyangwa se Boyman. Mu mpano zigiye zitandukanye. Urugero impano yo kuririmba, umuhanzi, DJ, inanakome byose. Zose z'uko wazirundiye, abandi turatwara icyo wana. Abandi nyine ubwo muzatwara izisigaye. Ariko icyanga uburiho abanza kiba gitwika byo. Nyine ni ugutegura. Wateguye. Uri no kugasomwa kawe. Harya niba atari ibanga wambarira hera, reka ntacyo tube tumwamamarije. Nambarira ku musore bita Damour. Kwa Damour? Abarahagana he? Ni hano bakunze kuhita muri convention. Ni hano Nyakarambi nyine mu mujyi turi. Nyakarambi naho hibera convention. Ariko uzi ko mwamamaye. Reka tugaruke muri kariyeri ya muzika nk'uko bisanzwe. Ni ryari Aime Constante yiyumvishemo impano yo kuba umuhanzi? Impano yo kwiyumvamo ubuhanzi nayiyumvishemo kera, cyane yuko kera cyane koko najyaga njya kuragira inka
mu buryo bwo gutinya nyine wenda ibisimba byo nabaga ndi gutinya nyine mu ishyamba kuko nabaga ndagiye ninjye nyine nkajya mu giti hejuru nkaririmba amayobera igipimo nyine nkaririmba indirimbo nyinshi gusa nyine ntabwo byaje kurangira neza kuko buri gihe naratahaga nkakubitwa ngo niriwe nsakuriza bari guhinga reka da nuko nguko nyine nyuma yuko impano yo kuririmba nayiyumvishemo kera uretse nyine wenda igihe cyari kitaragira. Umaze kwiyumvamo impano yo kuririmba kera uririmbye ariko wibandaga ku za Meddy gusa? Oya, n'abandi narazumvaga nyine nta ndirimbo ubundi kuri icyo gihe nari ntazi. Zose wabaga uzizi. Uraririmbye, ni wowe ubwawe wibonyemo ko ufite impano cyangwa ni rubanda rwakubonyemo ko ufite impano? Yego ko hari n'abandi bavandimwe nyine bambwiye yuko mfite iyo mpano kuko nagiye ndirimbira abantu benshi bakajya bambwira ngo mbaririmbire, bambwira yuko nyine bafite impano ari benshi, bambwira yuko mfite impano. Ubwo bamaze kukubwira ko ufite impano uravuga uti ibyo ari byo byose ibi bintu ngomba kubikunda? Ndavuga ati byanga byakunda nyine ngomba kubiteza imbere. Reka ubwira abadukurikiye urugendo rwawe rwa muzika byari bimeze gute? Wenda si ibyambere nk'iby'abandi kuko njye nkeka yuko byamvunnye kuko namaze kwiyumvamo iyo mpano y'umuziki birangora nyine kuko no mu rugo nta muntu nari bubibwire ngo abyumve. Naje nyine kwegera umusore w'inshuti yanjye wenda nubwo ntari bumuvuge, mubwira nyine ibyanjye kuko icyo gihe nyine nari mufiteho access nyine kubera yuko yari ari hafi yanjye. Ndabimubwira aranamfasha nyine indirimbo ya mbere ndayikora. Nkeka yuko nguko nyine ari uko byagiye bitangira. Umaze gukora indirimbo ya mbere, ese ugeze muri studio niki cyakugoye? Ikintu cyangoye nkeka yuko kinagora n'abantu bose ni ukurikodinga kuko kurikodinga nkeka yuko iyo ari ubwa mbere nyine birabanza bikakujabuka, uzi ngo kugwa muri beat ni ibiki, umenyereye nyine kwiririmbira kwa kundi nyine bisanzwe, ariko nyine nkeka ko bigora kugira nyine umenyere nyine kubyinjiramo cyane nkanjye kuko nta nubwo nabaga mu mujyi, niberaga nyine mu cyaro. Nkeka yuko nyine ni ibintu byangoye kugira ngo bimenyere. Akaririmbo wahereyeho bakita nguki? Ni indirimbo bita Agatabo. Agatabo waduhaho? Akira aka gatabo nanditse kubera urwo ngukunda, uzambabarire uzagasome, uzabona byinshi nashakaga kukubwira. Byiza cyane. Ariko ufite impano by the way, abo bantu bakubwiraga ko ufite impano ntabwo bigeze bakubeshya. Indirimbo Agatabo yari ikubiyemo ubutumwa bw'urukundo. Ese icyo gihe wari ufite imyaka ingahe niba atari ibanga? Icyo gihe nari mfite nk'imyaka nka 15. Ubutumwa bwari bwikubiyemo nyine mba ndirimbira umukobwa wenda mu buryo wenda atanyumvagamo neza, uretse yuko wenda bitari na true story, ariko nyine ni umukobwa nabwiraga yakira Agatabo wenda nubwo wenda atanyumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko wenda ibyo nanditse mu gatabo wenda akabisoma akazamenya icyo washakaga kumubwira. Nuko ukora indirimbo yitwa Agatabo uyishyira hanze, uracyari kutubwira amateka yawe nyine ku rugendo rwa muzika kugera aho ugeze, ubwo niho turi buze gusoreza. Nyuma yo gukora iyo ngiyo bita Agatabo, naje gukora indirimbo bita nimba nibeshye yitwaga icyo gihe nayise ko nagupfiriye. Nabwo nyine nabwiraga umukobwa. Ntabwo naje kugira amahirwe yo kwigira kuko umuproducer wari wayinkoreye sinzi ngo byagenze gute nyine ngo mashini nyine iri farumata. Iyo ngiyo nyine ndayibura tu. Nyuma y'iyo ngiyo naje gukora indi bita Time to Go, nabwo mbifashijwemo n'umuvandimwe nyine wankuje n'umuproducer. Ndakeka n'ubu ngubu abantu benshi baramuzi, ni umuproducer ukorera i Kigali yitwa Odilo muri Unlimited Record. Naragiye kwa Odilo nyine ntiyanangora, buriya n'umuntu ukunda abantu nyine utagorana, aramfasha nyine ankorera iyo ndirimbo yitwa Time to Go. Hanyuma umaze gukora indirimbo yitwa Time to Go urakomeza. Ni ukuvuga nyuma ya
time to go naje gukora indi ndirimbo yamenyekanye ari nayo yatumye izamura izina ryanjye mu muziki yitwa ndabyoroshye. Iyo ndirimbo ndabyoroshye nkeka yuko ari nayo abantu benshi bagiye bamenyeraho kuko nayiririmbye ku ishuri aho nigaga, nyiririmba ahantu mu mashuri agiye atandukanye, abantu benshi baramenya kabisa. Ndabyoroshye birabigukoreye igutera na courage yo gukomeza gukora by'umwihariko, uba wongeye ushyiraho ikindi gihangano. Nyuma ya ndabyoroshye naje gukora byoroshye yo naje no kubona n'ubushobozi nyine nikorera amashusho yayo, abashaka kuyareba ndaza kubabwira aho mwayabonera. Nyuma ya ndabyoroshye naje gukora indi ndirimbo bita wowe gusa. Indirimbo nayo mba nshima nyine umukobwa mubwira nyine ko ari we gusa, ni we gusa nyine mba nshaka. Ni nayo uherukaho? Niyo mperuka. Wow. Kuri aka kanya uhagaze hehe? Uhagaze ku ruhe rwego? Wakishyira ku kihe gipimo mu ruhando rwa muzika? Nkeka ko ahantu ndi ntabwo ari habi cyane, nta nubwo ari na heza cyane. Kuvuga ndi hagati, sindi habi sindi na heza cyane. Ariko nkeka yuko wenda mbaye mbonye iyindi support runaka, kuko nk'ubu ngubu nyine ndacyashakisha nyine wenda ndebe ko nabona management, ari nacyo kintu mbona yuko kingoye nyine mu muziki wanjye. Ndagerageza nyine ku bushobozi bwanjye, ariko nyine nkasanga nyine ni ibintu bingoye. Ariko habaye hari n'umuntu wenda yumva yansapotinga mu muziki wanjye, ewana karibu kabisa yamfasha. Ntabwo ndi habi cyane, ariko sindi na heza cyane. Mbese ubwo ukeneye amaboko y'abantu barabe babyumva, bivuge mu mazina yabyo ntacyo bitwaye. Ni ukuvuga mbaye mvuze yuko nkeneye ubufasha wenda bw'abantu, uwo ari we wese nyine yumva ko yamfasha umuziki wanjye nyine nkawugeza kure hashoboka. Badukurikira by'umwihariko muri mu nce zitandukanye, abatwumvira muri diaspora, abatwumvira mu mujyi wa Kigali, abatwumvira mu burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, iyi ni impano yigendera, ni impano yigurisha. Ngaho duheho gato kuri time to go twumve uko babigenda. Wambabaje kenshi ndihangana, mubabarira kenshi mbona utabyumva, none ubu sinishoboye kubyihanganira, reka nkubwire ngo time to go. Wow, indirimbo nziza cyane ati time to go, indirimbo nziza cyane rwose. Ngira ngo abari kubyumva murumva ubuhanga bw'umuhanzi ahangaha. Niki washaka kubwira abakunze mu muziki wawe? Iyi ndirimbo hano nabwiraga umukobwa nyine ntabwo ari true story kuri njye, kuko njyewe mfite ubushobozi nyine bwo kuba najya mu mutima ndani nyine nkibaza nyine wenda ibiba ku bantu runaka, cyangwa se nkaba nagenda wenda mpuza nk'ibitekerezo by'abantu runaka bagiye bambwira, nkaba nyine byampa inganzo nyine yo kuba nakora indirimbo. Ahangaha nabwiraga umukobwa nyine wambabaje kenshi nkabyihanganira, nanjye nkanamubabarira kenshi, ariko ntabwo nyine ubu gishoboye kubyihanganira nyine, ubwo reka nigera. Ubwo wari wiboneye undi? Oya, undi nawe nabonye, ariko nyine cyari igihe nyine cyo kugenda, kuko nyine nari ndambiwe nyine guhora mbabara, nanjye cyose wenda mubabaza. Ariko buriya bibaye atari ibanga, biramutse atari ibanga, ufite umukunzi? Nta mukunzi mfite, ariko hari uwo nabwiye ko nkunda, gusa ntabwo aransubiza. Ndacyategereje nyine igisubizo, gusa nansubiza nyine ubutaha nzabivuga ko nagusubiza uzabitubwira. Wow. Umukobwa watsindira umutima wawe yaba ameze ate? Ni ukuvuga umukobwa watsindira umutima wanjye, ikintu cya mbere nyine ni ukuba yujuje ubumuntu, nta n'ikindi kintu cyatanje, ni ukuba yujuje ubumuntu,
afite n'urukundo apana nyine ibi byo gukunda. Hari abantu numvishe ngo bakunda ngo umuntu ufite ngo amafaranga. Njyewe ikintu nabwira abantu bakunda abantu ngo bafite amafaranga, ubaye ukunda amafaranga wajya muri banki bakayakwereka ukayareba, wamara kuyareba ugataha nyine waba wayakunze wayabona. Umuntu ngakunda ngo imyenda wajya muri shopu runaka imyenda bakayikwereka ugataha. Ni ukuvuga umuntu akunda umuntu nagakunda ibiri ku muntu. Ariko si ku buryo wakunda umuntu wambaye ubusa. Oya, none se habaho umuntu ugenda yambaye ubusa ubu biracyabaho? Ku buryo umuntu wakunda umuntu udafite n'ijana. Nkeka yuko nyine ibyo ni imbogamizi nyine wenda ku bantu runaka, ariko ntabwo ari byo byakabaye impamvu ku buryo bavuga nyine ngo ku muntu ngo gukunda amafaranga nyine. Ni iyihe karite y'ubwiza ugenderaho ukunda? Karite y'ubwiza njyewe wenda ndirabura, bivuze ngo abaye wenda ari inzobe, ariko inzobe nyine idakabije. Dusa wenda asa nani? Oya. Yego, ukuvuga abaye atari inzobe ya cyane, nta kibazo nyine twakwicutse. Wow, urakoze cyane. Umaze kumbwira ko ufite indirimbo zigenda zikagera hafi muri 5. Ese niki kikubera kapito ko nzi ko urugendo rwa muzika rutoroshye? Niki ukoresha kugira ngo ukore indirimbo hit after hit? Ni ukuvuga ikintu nkoresha ntabwo ari n'ikintu cyagandanyeka yuko n'abandi bantu bagikoresha. Ni ukuvuga ikintu nkoresha nyine ni ukumvikana. Buriya ikintu cyose iyo cyabayemo kumvikana nta cyaha kibuza kubaho nyine ngo gishoboke. Kuvuga ndagenda kumvikana n'abankorera indirimbo, nakumvikana nyine project tukayikora nyine. Nta kindi nyine kintu cyabanje. Ese hari support y'ababyeyi ujya ubona? Wenda njye nagize n'amahirwe yo kuba numvikana n'umubyeyi wanjye w'umupapa. Gusa ariko mfite mama unankunda cyane nyine, gusa nanjye ndanamukunda mama. N'ahari ndanamusuhuje cyane, Imana ijye imufasha muhe byose nyine. Nkeka yuko ubu niwe muterankunga nyine mfite. Ari nacyo nyine gituma numva uretse nyine Imana yo kuba njye na mama nyine yazadufasha wenda ikadukiza nyine byinshi bitubabaza, ariko urebye nyine nkeka ko mama ariwe muterankunga nyine ubu mfite. Nawe nyine nta kintu nyine cyaganje nawe afite nyine ibintu nyine byawe nyine. Hari abantu batandukanye baba bafite umutima wo gufasha. Ese uramutse ubonye nk'umuntu wakunda impano yawe akashaka kugufasha, wabyakira ute? Yuko nyine ubone mu buzima bwanjye, nkeka yuko inzozi za mbere nzageraho cyangwa se igitego cya mbere nzatsinda nkavuga ati nsinze igitego cy'umutwe, ni ukuba byibuze nakora nk'indirimbo byibuze ikaba hiti mu Rwanda hose, cyangwa se n'ahandi hantu. Ariko nyine cyangwa se ikindi kintu nkaba mfite support wenda y'umuntu runaka umfasha nyine mu bintu atari byo kuvuga wenda ngaraje ngaramfashije by'umunsi umwe nyine ngaragiye, ari kuvuga nyine amfashe nyine tugumane nyine muri urwo rugendo nyine rwa muzika. Mbaye mubonye ni amahirwe atagirwa n'abantu benshi nyine, uretse yuko n'abashaka nyine n'uwagufasha nyine nawe biragoye nyine kugira yumve yuko wenda umuziki havamo amafaranga nyine. Sinzi n'impamvu nyine abantu bitinya ku buryo bwo kuvuga banafite n'amafaranga ariko bakaba bumva batagufasha. Ari nayo mpamvu nasaba wenda abo uwaba ashaka kumfasha nta kibazo ahari. Witeguye kuba wavamo impano ikomeye cyane? Yego, niteguye kuba byashoboka. Ndizera ntashidikanya ko iki kiganiro hari icyo kizagukorera, hari agatambwe kizaguteza. Ndabyizera, ndumva mfite ukwizera nabisengeye. Nanjye ndabyizera yuko wenda umunsi umwe hari igihe nzabyuka wenda
nkumva yuko nyine impano yanjye wenda ishobora kuba yatera imbere byibuze. Hari igihe nanjye ndabyizeye, hari igihe nzabyuka nkumva nyine wenda nk'umuntu arampamagaye akambwira ijambo natekereje cyangwa se nihizemo kuva kera nyine kuryumva. uba wumva ari nkande wifuza ko yagufata ikiganza muri uru rugendo? Kuba namwifuza menshoninga byibura abantu nka 5 ndabikwemereye. kuba namwifuza ntabwo wenda bivuze yuko wenda we yabyemera, gusa ariko wenda anakumvishe kumva ko mu byo wifuza habamo no kuba wagendana nawe, ashobora kuba namushimira uwo ngiye guheraho n'ubundi yigeze kumfasha. Naragenda muririra umunsi umwe aranyumva pe, ni n'umupapa mwiza. Imana nawe ijya imuha nyine umugisha muri byose akora, Imana ibimuheremo umugisha. Ni umupapa sinzi wenda nimba byashoboka ko namuvuga mu izina, nta kibazo rwose, ariko ambabarire nyine yitwa Mahirane Celestin. Narabimubwiye nyine aramfasha nyine, ariko nyine abaye yongeye nyine akamfasha, ariko ari ukuvuga nyine bihoreho byaba ari umugisha y'umuntu. Undi mupapa nawe abantu nawe mbabarire kuba muvuze mu izina, bibaye nyine byiza, cyangwa n'undi uwo ari we wese wenda atari muri abo ngabo, kuko wenda cyane n'umutima wo gufasha, abaye uwo ari we wese nyine nta kibazo. mu Rwanda harimo amalebo agiye atandukanye. Ni iyihe lebo uba wumva wakoreramo umuziki wawe ugatera imbere kurenza izindi zose? Neka yuko ngiye buriya ibintu byose ngiye mbona yuko ari umugisha. Ni nayo mpamvu nyine mbyizerera amape, nizera yuko ibintu byose ari umugisha, ni amahirwe. Ntabwo ukundi wenda ameze, ariko wenda wowe wenda uzaba ushobora no kubaho ukaba wenda munsi cyangwa se ukaba hejuru. Ngiye nkeka ko lebo iyo ariyo yose ntabwo mvuga wenda ngo lebo wenda runaka, kuko ushobora kuvuga lebo wenda n'abaye wenda bakaba batashobora kukwakira. Kuko burangiye ikintu maze kubona muri muzika nyarwanda, uragenda wenda urabyutse wenda wagize nk'igitekerezo cyo kuba wajya kureba nk'umukire runaka afite amafaranga wenda yanagufasha, ukabimubwira, bamwe nyine bakumvira ubusa bakaguseka, bakubwira ati se ibi bintu wabyihoreye nyine ko nta bushobozi ufite. Ariko nyine umuntu akagerageza, kuko nkeka yuko buriya na bamwe bo tuzi nk'ibyamamare wenda nka melody wenda ntabwo ndagira amahirwe wenda yo kumva urugendo rwe rwa muzika uko rwatangiye, ariko wenda nawe nkeka yuko nawe yagize izindi ngorane runaka nawe zagendaga zimusubiza inyuma mu byo yari arimo. Ariko nizera yuko wenda umunsi umwe hari igihe bizankundira kabisa. Ni uwuhe muhanzi mu Rwanda ufataho icyitegererezo? Maze kumuvuga kenshi, ariko mu Rwanda umuhanzi ufata nk'icyitegererezo ni Sintex. Sintex ni umuhanzi natangiye kumva nanjye, namwumvishe nkiri na muto, ariko ikintu cyatumye ndushaho kumukunda, hari ahantu yigeze kuza kuririmbira hitwa mu Kagera. Uwo munsi nanjye naje nje kuririmba, ariko nyine nanatashye mbabaye kuko nyine ngiye byaranze, nyine ntabwo naririmbye neza ngo bikunde, kuko nari nazanye indirimbo kuri telefone, nari mfite memory card, ndagenda nyine ntanze kwa DJ nyine nsanga ngo ntabwo nyine ngo ntazo bari kubona nyine ndirimba live, ntabwo byangendekeye neza. Ariko nyine naramubonye, nanifuzaga kumubona, nabonye uburyo yishima, ni umuntu mwiza, arisanzura. Ngiye rero no kuva na kera uretse naho ngaho mubona muri iyo show, n'ubusanzwe nyine Sintex nyine ndamukunda cyane, nyine ni role model wanjye muri make mu muziki. Ubwo muririmbira kuri stage imwe avaho nawe ujyaho? Twarabanje kuko nyine iyo show simba nshaka kuyivuga, kuko iyo show twavuye aho hantu iyo show yari yabereye, dutaha n'amaguru nijoro koko n'amaguru. Iyo show simba nshaka no kuyivugaho, kuko natashye n'amaguru. Ndabyibuka twaranagiye, hari umushuti wanjye yitwa Berite,
twaratahanye nyine tugenda dukubitana urwo rugendo nyine iryo ijoro ryose n'amaguru n'amaguru. ubwo se harimo nk'amasaha angahe kuhagenda? Harimo amasahane y'amaguru. turagenda twagezeyo shanda namushimira disi uwo munsi inzara yari yananyishe nyine ahita ateka akagari k'imyumbati n'agasosi leta turya twanaraye ducurikiranije kubera yuko nawe twaraye hari hatoya ndanamusuhuje n'inshuti yanjye nyine nawe Imana ijye imufasha cyane. nawe akora umuziki? nawe akora umuziki. ubwo nirumvikana urwo rugendo ntabwo mwari kurugendana mudahuje yego umwuga. nuko nyine Sintex naramubonye nyine naramubonye zari inzozi zanjye n'ukuri. Sintex nagiye mwumva mu ndirimbo nyinshi wenda abaye wenda nzanagira n'amahirwe yuko yanyumva. Nari mfite mushiki wanjye ntabwo ubu ngubu nyine ariho nyine yitabye Imana ariko twaramukundaga cyane muri iriya ndirimbo bita byina. iriya ndirimbo buriya nayo wenda ijya inansubiza inyuma mu bitekerezo kuko nibuka yuko ariyo ndirimbo nyeka yuko naherukiraga kwishimiraho ndi na mushiki wanjye kuko twajyaga tuyibyina nyine muri salo. nyine ni indirimbo nyine ituma numva Sintex niyo byagenda bite nyine numva namureka nyine kuba role model wanjye. ni kimwe mu bituma umukunda cyane? ni kimwe mu bituma mukunda kuko ni umuntu nyeka yuko buriya nta nubwo mushiki wanjye nyine yakundaga abahanzi benshi. nyeka yuko iyo ndirimbo igisohoka ni imwe mu ndirimbo yaririmbaga kenshi buri munsi. rero Sintex Imana nawe ijya imufasha muri byose nta n'umutima mubagira nta kibazo kabisa. uba wumva uramutse uhuye nawe Sintex ariko bitari muri show ko muri show umuhanzi arakubita akagenda undi agakubita akagenda mukaba mwicaye nk'uko twicaye ni iki wamubwira? bwa mbere namubwira ko umufana ndamukunda nyine nkaba namusaba wenda bibaye byashoboka buriya iyo umuntu akuruta aba afite support yamuha runaka. buriya nanjye wenda hari nk'ukuntu wenda nk'umuntu uri munsi yanjye nyine mu bintu bijyanye n'umuziki wenda nanjye wenda abona wenda murusha. ni ukuvuga nanjye hari agasapoti wenda runaka namuha kakamufasha wenda nawe hari igihe yama agasapoti kakamfasha. nkeka yuko rero nta wabura nyine icyo amarira umuntu ahari wenda nanjye hari igihe namubwira nyine ibyanjye wenda akaba yamfasha mu kintu kimwe cyangwa ikindi. reka twizere ko ari kureba iki kiganiro kuko azanakireba ndabizi neza. gira ubutumwa umuha. Sintex jewe ubutumwa namuha ubu nta kintu cyaganje kuba namubwira nyine gikomeye ku buryo nakimubwira ariko gusa ndi umufana wawe ntanakisiga n'amarangi ku bwawe. ndi umufana we bikomeye cyane. nkeka yuko niwe role model w'ibihe byose. ibihe ibyo ari byo byose nzanamuvuga n'ahantu hose nk'uko mvuga mama wanjye nawe ni umwe mu bantu navuga guhera uyu munsi paka wenda niyo nanapfa cyangwa se wenda nkagira ikindi kintu kimbaho. ni bamwe nyine mu bantu b'abantu nkunda cyane. Sintex ubutumwa naguha nakwisigira amarangi cyangwa se ukanambwira ati wenda ngwino ugenda umpetse mbaye ndi bugushobore kuguheka mu mugongo naguheka ndetse na cyane. Sintex urabubyumva iyi ni umufana witwa Aime Constante. nzi neza ko iki kiganiro uri buze kukireba ndabizi neza ko rwose iki kiganiro kitaza kugucika akunda kabu cyane ndabizi. nyuma yuko Sintex ari we akubereye role model kumva ibintu byawe byose ushobora kubitwara nk'uko abitwara donc anakwibutsa sister nk'uko abikomojeho. reka twigarukire noneho mu rugendo rwa muzika rusaba imbaraga nyinshi cyane. ni iki kigutera imbaraga? nkeka yuko ubundi ikintu cya mbere njye ubu nkeka nko umugisha mfite Imana nyine iti namfasha. mfite mama buriya nabuze mama nyine nkeka yuko n'umuziki wenda nazagira nkawusubiramo nyuma
ariko nabuze mama nyine umuziki nyine waba wananiye nyine naba nasubiye inyuma. Ariko ikintu kinera imbaraga nyine ni mama wanjye ababwira nyine komerezaho, ahari wenda uyu munsi turababaye ariko wenda ejo dushobora kuzishima umunsi umwe nawe twe byadukunda. Rero nyeka yuko ikintu gituma ntanava no mu muziki kereka wenda mama wanjye abaye atakiriho, wenda ubwo navuga ati wenda mbivuyemo wenda by'igihe kirekire wenda nkazongera nkabigarukamo nyuma. Ihangane. Ariko afite ubushobozi se basi mama wanjye nta bushobozi afite habe na buke. Ni kwa kundema agatima nyine byaho, gusa uwakabaye abufite ni papa wanjye, ariko papa wanjye sinzi n'impamvu tutumvikana, sinzi n'icyatuma twumvikana, nta n'icyo wenda tunapfa, ariko nyine gusa ntabwo papa nkunda, sinzi icyo dupfa kabisa nyine, ariko mama nta bushobozi nyine afite bwo kuba yamfasha nyine. Nyabuneka wowe uri kumva iki kiganiro unakireba ukaba ufite umutima n'ubumuntu bwo kuba wagira ahantu kuri impano ukagira aho wayigeza, ndakwinginze iyi mpano yifate rwose, kuko birashoboka ko hari icyo waba umuremeye, hari ukwizera kundi waba uremye. Niyo waba burya wavuga uti reka dukora indirimbo imwe runaka muri studio runaka, tunayishakire promosiyo, niyo yaba imwe ishobora kubera inzira umuntu. Reka turelaxeho gakeya, tugaruke mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe rero nkunda kubaza ibibazo cyane cyane by'ikinyarwanda. Hari igikoresho abagabo bakoreshaga mu ntambara, icyo gikoresho cyitwaga icumu, kigizwe n'ibice bitatu, ngiramo ibyuzi. Icumu rigizwe n'ibice bitatu, ngiramo ibyuzi. Bazihindura ikibazo. Icumu wenda kuba ndizi ndarizi, ariko ntabwo nzi ibintu nyine bindi bikerekeyeho, gusa icyo nzi rigira uruhande rw'imbere rusongoye, ntumbaze izina ryarwo, niba wenda so naryita nahita gusa ntabwo nyine nabona ikinyarwanda nyine nahavugaho. Kigira uruhande rw'imbere n'urundi ruhande rw'inyuma, narwo ruba ruriho akantu gasongoye, no hagati nyine mu giti nyine mu rugo nta bindi byiza. Okay, abadukurikiye muri comment muraza kunyandikira ibyo bice bitatu bigize icumu, ababizi muze kubyandika mutubwire muti icumu rigizwe n'iki n'iki n'iki, nibibananira nzabibabwira. Reka dukomeze. Hari igikoresho ababyeyi bakunda cyane bakita igiseke. Kigira ikintu rero kigipfundikira. Icyo cyo ndakizi byikugora. Cyitwa umutemeri. Icyo cyo nari ni umutemeri. Okay, hari ikindi gikoresho cyitwa igisabo. Kigira akantu kagipfundikira, ako kantu urakazi? Akantu nanone simbuka ikibazo. Ako kantu ntabwo nkazi pe, ntabwo nkazi, gusa ariko ndi kwibuka yuko ku gisabo nyine kaba kariho, ariko ntabwo nkazi. Iyo bagiye kujisha igisabo bifashisha iki? Iyo bagiye kujisha igisabo bifashisha injishi. Sinzi nimba ari byo, ariko nyine uzi igisabo nta kuntu wakijisha nta njishi. Ntega nyine karuko guko nyine tu. Hari igikoresho bakoresha barasa. Kera bakoreshaga barasa bafite umuheto. Icyo gikoresho bifashishaga barasa bakitaga ngo ki? Nkeka ko ari umwambi, ariko menya ari nabyo by'ukuri. Ni umwambi. Agakoresho babikamo imyambi.
bakita ngo iki? bakita nimba ari uruhago nimba ari iki ariko ntabwo nyine mbyibuka neza nimba ari uruhago fatira uruhago gusa nyine naho ngaho nyine sinzi nimba ari aha abadukurikiye ako gahago gafite irindi zina ryako kitwa ntabwo ndizi iryo zina niryo dushaka niryo dukeneye kumenya. ubwo bazabivuga nyine Abadukurikiye muri comment muraza kutubwira agakoresho bifashisha batwara imyambi cyangwa bifashishaga batwara imyambi bagiye ku rugamba. Reka dukomeze. Hari umwambaro wahabwaga intwari yisha ababisha barindwi. umwambaro rero bijyanye n'ibyo ngibyo ntabwo mbizi cyane ariko umwambaro sinzi hari papa yigeze kutwigisha nyine turi abanyeshuri benshi ariko nimba umuntu wishe abanza yari yavuze ngo ni uguca uruti guca iki ariko ntabwo nyine mbizi nyine gucana uruti guca uruti guca uruti abadukurikiye icyo nacyo muraza kukitubwira kwa reka dukomeze ariko by'umwihariko dutandukireho gato ako gace kaba ari akanyuzemo kugira ngo tunagarure mudu yaho twari turi. Tujya gutanga ubutumwa ku rubyiruko ruto rwumva ko kujya mu muziki egare kunywa ibiyobyabwenge. njyewe ubundi aho ngaho ikintu nabivugaho nkeka ko nta n'umuntu wari ukwiye kuzira undi. nimba umuntu yaragiye wenda mu muziki kwanza nta n'ubwo abantu babaho kimwe ntabwo kuba umuntu yaragiye mu muziki akanywa ibiyobyabwenge bivuze yuko n'uyu nguyu ugiye kuwujyamo agiye kunywa ibiyobyabwenge. reka yuko buri muntu nyine agira inzira ze, ntabwo abantu bose bari mu muziki banywa ibiyobyabwenge. kuvuga harimo abo babinywa nabo barazwi ariko harimo n'abatabinywa. rero bivuze yuko buri muntu agira intego ze, buriya nta kuntu waba buriya nkeka yuko n'abantu hari ikintu maze kugenda mbona abantu babayeho neza sinzi wenda neza ngo ni hehe cyangwa ari cyane naho ni hehe ariko abantu babayeho neza mbona yuko batifata neza nyine nk'uko babayeho neza. rero buriya niyo ngiye kubona hari akantu nigeze kumva ngo abantu ngo bize nyine amashuri ya danje ibyo bagiye gukora ngo babishyiramo ubwenge bwinshi. ni ukuvuga njyewe wenda ntanatandukiriye navuga yuko ntago abahanzi bose banywa ibiyobyabwenge. buri muntu nyine nuko abayeho n'inzozi ze n'intumbero ye. ntabwo numva yuko rero abahanzi bose banywa ibiyobyabwenge. Ese koko ikiyobyabwenge hari icyo gishobora kukongerera mu gukora umuziki? ntabwo mbizi ibyo ntabwo mbizi, wenda kuri abo ngabo wenda babikoresha abo nibo batanga nyine igisubizo cy'icyo kibazo. ntabwo mbizi pe. reka ninjire mu buzima bwawe, ubuzima bwawe bwite. abahanzi benshi iyo bamaze gukora umuziki bakundwa cyane cyane n'abakobwa. wowe kuri we bimeze gute? Jewe ku icyo kibazo wenda nkeka yuko bitarambaho kuko ntabwo ibintu bijyanye n'abakobwa ho nta kintu nanabivugaho kuko ntabwo nyine ndagira wenda ayo mahirwe yo kuba wenda nakururwa n'abo bakobwa benshi. sinzi nyine hari wenda nimba icyo gihe wenda kizagera wenda ndagitegereje ariko ntabwo ngiye birambaho kabisa. ntabwo birakubaho. reka tugire umwanya wo kubwira abantu ni he bashobora gukura ibihangano byawe. mfite YouTube channel yitwa MTV Show. MTV Show. iyo channel niyo abantu basangaho nyine ibihangano byanjye cyangwa se bakanamforowinga kuri Instagram nitwa Constante.
kuri Facebook narahinduye n'izina ryanjye ry'ubu DJ nitwa Boyman. Urana DJing. Yego. Iyo uri ku mixing uba witwa Boyman. Nitwa Boyman. Wow, cyiza cyane. Yego. Hari ahandi? Ahandi nkeka ko nimero yanjye wenda ya WhatsApp abantu bambonaho ni 0783 0783 24 95 gatatu. Iyo niyo nimero yanjye ya WhatsApp. Cyangwa se wanampamagaraho, cyangwa se wanagira n'indi nama wenda wangira, cyangwa se wanagira n'ubundi bushobozi wenda wanyongerera cyangwa se wamfasha, marembo arakinguye. N'undi wese ushaka kuba yakuba hafi araba kuri iki kiganiro bakavuga bati uyu musore reka tumwegere tumufashe rwose, iyo nimero mushobora kuyinyuraho cyangwa se ukananyura no kuri iyi ngiyi iri munsi y'iki kiganiro ukaduhamagara ukavuga uti uyu musore reka mufashe muri ubu buryo kugira ngo turebe uko byagenda. Ni iyihe station ya radio cyangwa se radio station wumva wifuza gukoreraho ikiganiro? Ubundi mu buzima kubera ko ubundi wenda n'ubu ngubu nkeka yuko n'ibintu bigenda bimbabaza, nkeka ko nyine bimbabaza kubera yuko ntagifite wa mushiki wanjye navuze haruguru. Ubundi igihe cyose igihe twabaga turi kumwe twabaga turi kumva Kiss FM, ni ukuvuga niyo radiyo yadususurutsaga, ari nayo mpamvu mu buzima mbaye mbyutse nkumva wenda ngo ndajya kuri Kiss FM ntabwo bibaho, kereka ndi bujye kudodesha nka Rugabire mu isoko, zo ndi bugende nambaye basi kugira niyumve nkaho ngiye kuri radiyo y'ubuzima bwanjye nahoze nifuza kuba najyaho. Cyangwa se kuri radiyo Rwanda ndumva na Epa ni umuntu mwiza, Epa nawe buriya nawe nta mutima mubi. Izo radiyo nyine n'izindi wenda nazo nta ribi, iyo nabona nta kibazo, ariko izo radiyo n'izi nzozi zanjye nyine baye numvisheho igihangano cyanjye, ni amahirwe n'umugisha kuri njye. Wow. Hari ama YouTube channel agiye atandukanye sibyo? Haramutse ni iyihe YouTube channel wumva wakoreraho ikiganiro uretse Kabu Nation wakoreyeho uyu munsi? Ni iyihe YouTube channel yindi? Ubundi mu bantu bafite ibinyamakuru byo kuri YouTube nkunda kureba umuntu bita Irene, nkunda kumukurikirana cyane. Irene ndanamusuje nyine nawe Imana igiye mufasha. Mbaye ngiye kwa Irene cyangwa se nabo nyine ubundi ngiye nkuko nahamye mbivuga, ibintu byose nyine ni umugisha, ntabwo ikintu cyose wavuga nyine ukifuza ariko cyahita kibaho. Ariko kuri aho ngaho nyine kwa Irene nayo ndi kuvuga nta kibazo, naho bibaye byakunze nyine bakanyakira nta ribi. Sinzi hari undi mupapa nimba ari umupapa yitwa Chita no ChitaMagic yashatse ejo bundi. Ubwo ni umugabo utaraba papa runaka. Gusa naho ngaho nyine nta kibazo kabisa. Aha murabe mubyumva, Aime Constante yifuza kuganira nawe Irene, anifuza cyane kuganira na ChitaMagic. Turi kugenda rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ntabwo twagenda utatubwiye icyo uri guteganya gukora. Urateganyiriza icyo abakunzi bawe? Hari indirimbo nari narifuje nyine kuba nayisohora n'amashusho yayo, ariko wenda ntabwo ayo mahirwe wenda nkeka yuko nzahita nyabona nyine yo kuba yasohokana na video nyine kuko nabiteganyaga. Ntabwo mbizi, kereka wenda iby'Imana igiyemo, wenda Imana nyine ikabijyamo wenda bikaba byankundira, ariko nyine niko nahoze mbyifuza ikaba yasohokana nyine na video. Ariko wenda niba bitanakunze ni mu gihe gitoya nyine hari indi audio ndi gusoza nyine, ndi hafi kuyisoza kuyikora neza, nayo iraza kujya hanze muri iyi minsi. Nayo izajya hanze mu minsi ya vuba? Izaba yitwa ni indirimbo
runaka mubwira yuko niwe wamvugisha nkumva niwe wakora nyine byose nkishima nyine. Yego, ni muri ubwo buryo nyine mbamubwiramo. Wow. Constante, uramutse hari ikintu wumva twasimbutse tutavuze, naguha iminota 5 yo kukivuga. Ariko wenda ibyo nari nkwiye kuvuga nabivuze, ariko nk'uko nyine nakomeje mbivuga, nkeneye sapoti iyo ariyo yose niyo yaba ari n'inama, n'umuntu akaba yambwira ati wenda ushobora guhindura ibi ngibi kuko wenda bishobora kugufasha, niyo sapoti ndayikeneye, na sapoti iyo ariyo yose ndayikeneye pe. Kuko ndacyafite nyine imbogamizi nyine nyinshi nyine zindiho ku buryo nyine bingoye. Nkeka yuko nyine nta kindi kintu nyine ntavuze, abamfasha ni abavuze n'abantu banjye, nkeka ko nta kindi. Wa mukobwa wabwiye gukunda ataragusubiza mu peperi basi. Yego, nawe nyine ikintu namubwira, nimba azareba iki kiganiro, njyewe ibyo namubwiye nyine nibyo by'ukuri, ntabwo namubeshye. Nawe nyine bibaye byiza nyine akazansubiza wenda nk'uko mbyifuza kumva igisubizo cyo nshaka kumva, byanezeza. Just wow. Turagushimiye cyane rero kuba witabira ubutumire bwacu kuri Kabu Nation. Yego, namwe murakoze. Wow. Reka dushimire mwebwe mwese twabanye mu kiganiro, ni KB Mix kuri Kabu Nation. Ngira ngo ahangaha twari turi ni kuri Sun City cyangwa se Kirehe Sun City Motel. Ni motel nziza cyane rwose, igufitiye ibintu byinshi byiza cyane, amacumbi meza, ndetse bagufitiye breakfast ya mu gitondo, bagufitiye amazi arashyushye ndetse nakonje bitewe n'icyo prefera, bagufitiye chips, bagufitiye amafi, amafiriti, inkoko zimeze neza cyane, byose ushobora kubisanga kuri Sun City Motel. Ikindi kigeretse kuri ibyo nuko kuri Sun City Motel bashobora kugukorera, ushobora gukoresha command bakakuzanira ibyo wakoreshejeho commande aho ngaho wibereye iwawe mu rugo. Nta handi rero, ni hafi y'icyo cyapa muri kurora ahangaha kuri kamera za Kabu Nation. Nge ndi KB Mix nk'uko bisanzwe, abakoze subscribe turabashimiye, namwe mugiye kuyikora namwe tubashimiye by'umwihariko. Mugira amahoro y'Imana.